Byiza abakunzi ba Dr Shangazi, nizere ko mumeze neza, umunsi mwiza kuri mwebwe mwese aho muri hose. Ni umunsi mwiza rero, umunsi wuzuye akanyamuneza ku maso yanjye, ni umunsi nifuriza abamama, abadamu kuza hano tukaganira. Iki kiganiro ni ikiganiro nshaka ko mutega amatwi mukumva, kuko uyu munsi nzanye inkuru idasanzwe. Umukunzi wacu yatwandikiye ikintu kimwe, numva koko ari ngombwa ko tukiganiraho. Warakoze nawe kuduha ide we watwandikiye. Uyu munsi ndabasezeranya ko urugo rworoshye, urugo rukomeye, uyu munsi biri bukomere kurusha. Birashoboka rero ko ari ubwa mbere uhuye na Dr Shangazi, kora subscribe, ukore like, ndetse ukore no kukazogera, tujye tubana mu nama za buri munsi uko zubakwa, ndetse n'ibiganiro bindi bitandukanye. Kora subscribe ubundi utere agatebe tuganire. Ni kuri Dr Shangazi honyine wakura amakuru ya nyayo y'uburyo zubakwamo, kugira ngo nawe wubake ushimye. Umunsi tugiye kuganira ku ijambo cyangwa se ingingo igira iti dore ibyo wakora mu gihe urekura amazi ntaze mu mibonano. Hari abantu banyara bakunda baba muri gutera akabariro amazi akamanuka, ariko kenshi twaje gusanga ntago kenshi biterwa n'umugore, ahubwo ari igihe biterwa n'umugabo ku rundi ruhande rw'ukuntu agenda we abikora. Ariko uyu munsi reka dusomane cyangwa se tuganire kuri ibi bintu byagiye bishakishwa n'abahanga batubanjirije. Aha batubwira ngo kurekura amazi cyangwa se ibyo benshi bita kunyara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bintu abagabo bakunda cyane, ku buryo banezezwa no kuryamana n'umugore cyangwa umukobwa ubibakorera. Icyakora ntabwo ari ko bose barekura amazi ngo aze. Yes, aha hari igihe umukobwa aba afite ubwoba bwo bari kumwe, ajya aba afite ubwoba bw'ahari, hari n'igihe aba yatinya uwo muntu cyangwa se atari kumwiyumvamo, birashoboka. Imwe mu mpamvu ibitera ni uko usanga umugore yananiwe kwirekura burundu ngo atwarwe. Kurekura amazi bisaba gutwarwa mu bwonko n'umutima wawe wose n'ubwenge bikagenda. Icya mbere ni ukubishaka mu mutwe, noneho bikabona gutangira kugaragara n'inyuma. Iyo rero wowe mugore utera intambwe ya mbere yo kubishaka mu mutwe, ni ikintu gikomeye cyane. Abadamu uyu munsi nimwe turi kuganira. Munyemerere tuganire kuri iki kintu, mumbwire ubundi kubera iki aya mazi muyafunga. Muri ba bandi se bavuga ngo abagore bose ntago banyara. Abagore bose baranyara, biterwa n'ukuntu wowe wabyiyumvishemo. Ubundi abagore bose ntabwo bazana amazi, kandi n'abayazana ntabwo bose aba angana. Hari n'abatayarekura kandi bumvaga babishaka. Uko kumva ushatse kuyarekura ariko ukanga gusohora, akenshi hari igihe usanga byatewe n'uko wowe wananiwe kwirekura bihagije ngo ureke utwarwe. Bisaba ko uba uzi kwirekura. Iyo utazi kwirekura rero ukazifunga, no hahandi nyine ujya kubona ukabona kenshi hahise haza nk'ifuro, ibintu by'urufuro by'umweru. Ahangaha uyu mudamu niwe uba uri kuzitira ubwonko bwe, haba hari kurwaniramo ibintu byinshi, nawe ubwe atifitiye umwanya wo kwitekerezaho. Iyo wabashije gutwarwa ukirekura ukagenda wese n'uwo muri kubikoreraho ahantu hatagize icyo hagutwaye, nta kintu kigutera stress mu mutwe, ubwenge bwawe wabushyize ku gikorwa nyirizina mu kirimo waryoherwa. Iki gikorwa iyo kirimo uraryoherwa pe. Icyo wakora ni ukwirekura kikagutwara. Gerageza kwirekura umubiri wawe wose woroshye. Yawe ni byiza. Ubundi kenshi abadamu cyangwa abagabo mujye mujya gukora imibonano mpuzabitsina, biba byiza iyo mubanje mukabiganiraho mwicaye, mukabiganira cyangwa se kwa kundi nk'amasaha yo kuva ku kazi aba agiye kugera, ugatangira ucata n'umudamu wawe mubivugaho, uvuga ati uyu munsi mfite agashya, uyu munsi nshaka ko bigenda gutya, uyu munsi dushobora kuza kubikora twicaye hasi imbere y'igitanda se, cyangwa se turabikorera mu ntebe, kenshi nko kuba batarabyara, mukagenda namwe ubwanyu mwiyumvamo guhindura location z'ukuntu mugenda mubikora n'ukuntu mugenda muhuza, mukabitegurana mu mutwe ku buryo ujya kugera mu rugo umudamu wawe agushaka, cyangwa se mukajya kugera mu rugo umugabo agushaka. Bituma uyu mudamu ajya mu kintu yagiye gukora akiteguye, agishaka.
Ku rundi ruhande birashoboka ko kutarekura amazi biterwa n'uruhande rw'umugabo. Hari ikintu yari ari kugukorera cyane kigiye gutuma bya bintu bisohoka, ariko akaba arakiretse agahita ahindura akajya mu bindi, bigatuma nawe uhindura akajya mu bindi yagiyemo, kandi nyamara iyo bikomeza byari butuma ziza. Birashoboka ko uyu mudamu akunda ko aya mavangingo ye aza ari uko barimo barazunguza. Noneho ubona iyo atangiye kuzunguza, umudamu uko bisa kose aba amaze kubijyamo neza, atangiye nko kwirekura mu bwonko, bitangiye gutuza, ugahita ubona umugabo ahise arekera aho ngaho yinjijemo imbere. Birashoboka ko uyu mugabo aba ananiwe, ariko rero ntabwo mu gihe zitaraza ntabwo ari ngombwa ngo ukubite cyane, uzunguze cyane. Jyana gake gakeya utume ajya muri modo y'ibyo bintu arimo, abishake abyegereze umutima. Namara koroha nawe ubwawe ubyumva ko zigiye kuza n'uburyo zizamo, buri wese aba abyumva. Iyo wamaze kumushyira muri modo rero nta kindi kiba gisigaye uretse wowe kwikorera utuntu twawe. Hari igihe umuntu aba ateye ku buryo bamunyaza, noneho igitsina cy'umugabo kigatanga umwanya waho amazi anyura, mu gihe hari n'undi igumamo kandi agasohoka. Buri wese aba yihariye icyo gukora, ubibwirwa n'uwo mukorana imibonano mpuzabitsina, ukamubwira uti cya gihe wakoraga gutya amazi yari agiye kuza, noneho ubutaha mugakomerezaho. Nibyo nababwiraga. Hano bisaba ngo muganire, mujye mugendana mu gikorwa neza, mwagiteguranye, mufitanye gahunda, buri umwe yaganirije undi, umbwira ati se shiri wanjye, umunsi nshyiremo imbere nshyire inyuma, uyu munsi ushaka ari wowe noneho ubyikorera. Birashoboka ko ari wowe wabyikorera pe, akabyikorera kandi zikaza kurenza uko wowe ubikoraga, kuko urumva ufite stress zo ku kazi, waje ntimwabiganira. Ariko iyo mwabiganiriye, mwateguranye, mufitanye gahunda, ziraza aho kugira ngo haze rya furo nababwiraga. Uyu mudamu afite amazi, uyu wabashije kuzana ifuro, ikibazo ni wowe ubasha gushyira ubwonko bwawe ahantu hamwe, ube concentre ku kintu uri gukora. Uko umwitayeho uri kumwereka urukundo, ushyiramo ukuramo gake gakeya, kwa kundi nyine mubigenza murabizi. Gake gake nawe niko agenda kwegera, unyuzamo ukamusoma, kushyize imbere ukamanuka ukamusoma. Iyi bizu yo ku ijosi, ku butama, ugacishamo ku munwa, ituma umugore ibyo yatekerezaga byose bijya ku ruhande, akaba umwe nawe mukajya mu gikorwa kimwe. Ndagusabye hindura strategy wakoreshaga mu buvuga ngo umudamu wanjye nta mudamu utanyara, ahubwo uburyo tubikoramo nibwo butuma bitaba. Birashoboka rero ko uyu munsi wa none wowe uhuye na Dr. Shangazi bwa mbere, kora subscribe kankwibutse gukora subscribe, ubundi ukajya wumva ikiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Nibwo bidufasha kugendana nawe, kwiyumvanamo nawe, ubundi ukaduha igitekerezo nk'iki turi kuganiraho. Ni umwe mu bakunzi bacu wagidusabye, agenda kitubwiraho, aratubwira ati muzangire inama y'ukuntu zubakwa iwanjye, ndanywa gutera akabariro ku gihe cyo kunyaza kugira ngo haze amazi hakaza ifuro. Urabyumva neza rero ko ntabwo ari ikibazo cy'umudamu, si ikibazo cy'umugabo, ahubwo ni ikibazo cyo mu ntekerezo zabo baba bafite, buri wese ameze nk'aho ari gutinya undi. Mwitinyana kuko mwashakanye mukundanye, mwishimiranye, niba mugikeneranye, mwumva mukeneye umunezero urenze. Uyu mugore mutegura n'ibyanga ubona woweho nta n'imbaraga ufite, umubwire we birashoboka, mwembi murakirana deal, ujye hasi ajye hejuru, kuko nawe ubwe aba azi aho agomba kwikoreza bikagenda neza. Umudamu wese aba azi aho biva n'aho bijya, mu gihe atabikuganirije ukabona afite kwifatamo. Hari abadamu bubaha abagabo babo cyangwa bakabatinya bitewe n'uburyo mubanamo, ariko wabahazi mbwira ati uyu munsi sheri wanjye nshaka kunyakira, umva azabikora ku buryo wowe uzatekereza niba uwo ari wa mudamu wawe wajyaga ubona ahora wibambye hasi, kwa kundi twavuze kwibamba amaraso ari ukugarama, akazamura amaguru nko ku bitugu cyangwa se akayakubahera inyuma mu mugongo. Uzatekereza niba ari wa mudamu mwabanaga mu cyumba
ubiyoberwa kuko we azi buri nguni yose. Cyangwa inama y'umunsi rero mujye mubanza muganire mutegure igikorwa mugiye gukora bizabafasha kubaka urugo rwanyu kuko Dr. Shangazi ndaha ngo mbasengere kandi mbagire inama zubaka. Uwiteka abandindire rero tuze gusubira mu kanya.